ni umuntu wanjye gaze yadushiranye mbona ntago na postinga mutabazi ngo nandikeho ngo taha gaze yashize ndijajara muraho neza amahoro y'Imana bane namwe nyagasana bamera ibyiza kandi kureba abantu bicaye inyuma yanjye ahantu hasi bari kwibaza ukuntu nabatambutseho nkajya guhagarara nk'ahantu ku ruhande ariko ukuntu abantu batayibaza uriya muntu asabaye iki kandi bakabyibaza baguma aho bicaye ntibahahaguruke katubuza abantu tuba twumva dushaka kumenya ikintu cyabaye ahantu ntitujye no kukireba ukajya ubariza aho uri njyewe Marinette ubu mvuye mu rugo ngiye ahantu ngiye gukora utuntu muri ino minsi utuntu n'utundi nshaka kubasangiza turi aho ngaho twa semupfu turi aho dusanzwe tubuzima busanzwe turi aha turi na hariya turi aha hirya n'aha hose turi aha turi na hariya ngiye mu Kiyovu ndashaka ahantu hatuje nshobora kwicara ubu ngiye kuhashaka ariko simicara uyu munsi ngiye kuhashaka nzahicara nk'ejo ndi gushaka ahantu hatuje nshobora kujya nkitekerezaho nkareba amakosa yanjye nkareba ububi bwanjye nkareba utuntu tutagenda kuri njyewe nkadukosora nkareba ku bintu nifuza kugeraho nkabyandika bimwe na bimwe nshaka gukora byoroheje nkareba ko mbifitiye ubushobozi nkareba niba nshaka kubikora mu gihe kingana iki nagira mbamenyeshe ko apareza hatumye menya kuvuga nirya murabona ukuntu iminwa yanjye nyigira mba nyitambikisha wagira ngo iyo nkozeho ndababara mba mvuga iminwa njyana hirya no hino wiriwe wakoze sawa mvuye kwishyura akadeni uyu mumama wo muri alimentation umva ni umuntu wanjye gaze yadushiranye mbona ntago na postinga mutabazi ngo nandikeho ngo taha gaze yashize ndijajara mba ndijajaye mba ndayiguze ubu niyo narinje kuyishyura bari bayinzaniye abantu mukopa abandi ni ukuri ko imana ijya ibaha amafaranga kubera ko hari igihe umukopa bikaze atanateganya no kuyabona ariko nanone ugasanga urihanganye ufashe uwo mugogoro wo kutahita wunguka ako kanya ukihangana ugahereza umuntu ibintu byawe yarangiza yamara kwihagira uw'abandi akamera nk'aho wagira ngo wabimuhereye umuntu ubundi ibintu byo kuri iyi si njyewe birancanga hari igihe uyoberwa ikintu ugomba gukora n'icyo utagomba gukora pe niyo mpamvu bantu muzitondere ibintu byanyu mutangamo amafaranga ugasanga ufite umuntu wishyizeho ngo inshingano ngo zo kumumenya ngo n'ibiki yarangiza akirirwa agukorera amadega ino rabero rero naje gusanga ari nziza mw'abantu sinzi nimba muri kukabona naje gusanga ari keza nabatesitori yuko nta bintu najyaga nisiga ku munwa nize kwisiga ikintu ku munwa kubera gutwita abanyeshuri bari ahangaha bazatuzanira
kwisiga ikintu ku munwa kubera gutwita, nibwo iminwa yanjye yatangiye kujya yumva. Kuva icyo gihe rero nashidutse bingiyemo. Ndi kubona umunwa nk'ugize nk'ikidiya. Hari story nshaka kuzabatera umunsi umwe ndi nk'iwacu ariko nta wundi muntu uhari, cyangwa se ndi nk'ahantu nyine nisanzuye mbona ukuntu mvuga nkabombogotanya ibintu. Mfite story ya famiye y'ahantu shahu ishyushye mw'abantu. Noneho imbere yanjye reka nze mbereke. Aba banyonzi bari kubabwira ngo barekure kuri iriya modoka baranga. Uriya muhungu yaratangiye gukuramo sentire ngo abakubite. Menye bagiye gusubirayo. Reka nze mbahesho. Dore uyu baturebe. Have mu nzira we. Muraje murebe ngo barabakubita. Afashe inkoni. Bari kubamena. Mubonye abo banyonzi bari bagiye kubakubita. Nimba hari ikintu kibaho, bano bantu bagenda bafashe ku modoka hari z'abandi inyuma, hari igihe bateza ibibazo hakabimanuka. Nk'ibisanzwe telefone yanjye binkemesheje, urumva, ugasanga bateje ibibazo habaye impanuka. Hari igihe badateza impanuka noneho bakiba. Njyewe bwa mbere mutabaza njyana kwa mama we Igisenyi, turi kugaruka dutashye twahuye n'umuntu mu buzima bwacu, nabwo twatanze lift, nabwo twabivuyeho. Duhura n'umuntu w'umusore ukiri muto we asaba lift, njye sinabishakaga. Mutabazi kumva ari uduce twanjye atarazi nagombaga guhisha, nanga kutugaragaza cyane. Buriya kwimana lift rimwe na rimwe ku bantu nimukabifate nabi, ntago aba ari ubugome, haba hari icyo umuntu azi yahuye nacyo gituma yanga kubikora. Njye sinabishakaga, ariko we nyine aravuga reka tuyimuhe naribi. Ni umusore ukiri mutoya. Umusore abagiye mu modoka. Umusore yari afite amagambo menshi, ye baba we, yari afite amagambo menshi wagira ngo hari umuntu wari wamucaginze, cyangwa wenda yari afite akabatiri yicariye. Umuhungu aravuga nta guceceka, aravuga bigera hamwe umuntu abahera muri ibintu byo kwikiriza gutyo. Umutipe reka rero atubeshye ko ari umusirikare. Twamaje turakugeza hehe ngo aho imbere ngo ku kigo gihari ngo cy'abasirikare, ngo kungo nanjye ngo umusirikare ibiki. Noneho inyuma aho yari yicaye hari agakapu kari karimo imyenda, ariko nyine katari kanini ku buryo hano imbere yanjye hari ifuso ndashaka kuyikweba, ku buryo ushobora kuba wagira imbere yanjye hari ifuso, kandi nabonaga nagomba gukomeza kuyigenda inyuma. Hari harimo agakapu, niho nari ngeze. Noneho ako gakapu kari karimo imyenda. Shano kuri imyenda yari irimo
nta nubwo yari ishamaje byibura ngo yagira icyo akuramo, yari kubijugunya ko ntiri no kubyambara, byari iby'abakobwa. Murabyumva, umwana w'umuhungu aba atangiye gufungura ya mashini. Rero kubera ko njyewe numvaga buriya simbabeshye ngira icyizere gikeya, noneho ku muntu turi kugendana mu rugendo tutazanye nakuzi, aho ho niyo byaba bimeze gute sha ubundi ikosa ryabayeho nuko yicaye inyuma nyine, kubera ko nta kundi twari twicaye twese imbere, ariko ubwo njye nguhaye lift bikaba ngombwa ugomba kwicara impande yanjye, ko ntiwanyicara inyuma ntanakuzi, bibaho. Noneho umuhungu atangira gufungura imashini, numva imashini iravuze. Iki gikapu gifite imashini nini ku buryo uyifunguye iravuga. Imashini biravuze inshuti zanjye, ivuze mba ndahindukiye, mba ndamwitegereje, noneho mera nkaho ndi kumushakira nyine kumutunganyiriza aho yicaye n'ibiki. Igikapu nyimukura impande, ariko nk'umuntu mukuru nubwo ntamubwiye yarabibonye ko nyine namuketse ko arimo gushaka kwiba. Igikapu ndagifata ngishyira nyine ku rundi ruhande rwo hirya ruri hano inyuma ya shoferi, kuko we yari yicaye inyuma yanjye. Mutabazi niwe wari utwaye. Umutipe zabonye ko ako kambere nkabonye niyanatuza, kumbe uko turi kugenda, kuko twari ntabwo aho hantu hari ikigo cya gisirikare twari tuhazi. Ikindi hari n'injoro, harimo akantu k'imvura gakeya, nacyo cyatumye ahanini ahabwa lift. Noneho maze umusore tumurenza aha hantu, noneho Mutabazi aba yabibonye, ahita amubaza ngo none se icyo kigo kiri hehe, turagusiga ahagana hehe? Ngo ahita yigira ukuntu ngo ngo ugiye ngo uzi ko ngo mundengeje, ngo kwe kuntu ngo nabonye ngo kendaho ngo nkishima, ngo naringiye ngo no kurenga ngo ku kigo, ngo murebe hano ngo munsigaho hafi. Mutabazi amubwira ati rero hano hose urabona ko ari mu muhanda hameze nabi, ndagusiga imbere gatoya. Noneho nyine aba aravuze ngo nta kibazo, twegera imbere n'ubundi ahantu ubona ko ntabwo hatuye abantu, ni nyine ni ku muhanda, hari ibiti, ariko hari nyine amatara ari ahantu habona. Noneho arahagarara aramusiga, ariko mu kumusiga yamusize njyewe ndi kureba inyuma, nahindukiye nyine abibone ko umuntu atamwizeye n'ubundi ashaka gusohoka, icyo gikapu akagikurura akirukanka. Umuhungu muzima rero aba arasohotse, tumusigaho ku muhanda, dusa n'abagenda buhoro kugira ngo turebe ko ndibura asubira inyuma akajya kuri icyo kigo yavuze. Ashuka umuhungu ahagarara aho ngaho. Ikintu cya mbere cyanyemeje ko atari umusirikare ni iyo ngeso yari afite yo gukwega agakapu akajya gufungura atazi ikintu kirimo. Agakapu ko ukuntu yabonye ukuntu gasa neza, ashobora kuba yarakitse ko karimo nk'amafaranga cyangwa karimo imashini, nyine ko haba harimo akantu ashobora gutwara mu buryo bumworoheye. Kurumva ari umuntu wicaye inyuma yawe ashobora gutwara ikintu akanasohoka nyine akagenda utamurebye. Imana, abamotari kuki uba ugumbwa guhagarara nta n'umuntu umuhagaritse? Urumva umutipe wabonaga ashaka, njye niko nabitekereje ko yumvaga ko ari gukuramo ikintu wenda akagishyira nko ku bibero byiwe cyangwa se mu mufuka, yarangiza akaza gusohoka nta muntu ubonye ikintu atwaye, tukaba twibwe gutyo. Kuva uwo munsi uwo muntu yabikora, twahise dufata gahunda y'uko tutazigera twongera gutanga lift ukundi, kubera ko buriya ashobora kuba yaza nk'uko akakwiba akigendera akagusiga amahoro atakunize ngo ashake ko kwambura. Niyo mpamvu rero abantu benshi mukunda gusaba lift, cyangwa kumva umuntu ararakaye ngo imodoka ngo yamuciyeho ngo iragenda ngo batamuhaye lift, ngo kandi ngo nta bantu barimo. Ubu ushobora gusanga uwo muntu yarahuye n'utuntu turenze utwo twanjye, kuko ngewe urumva ni utuntu twa semupfu turi aho ngaho, nta kintu yadutwaye, ariko ni isomo umuntu yabonye. Buriya ikintu nikikubaho mu buzima cyakubaho rimwe kiye kigusigira isomo.
ntukarindire ko kikubaho inshuro ya kabiri cyangwa ya gatatu ngo bibe bibi cyane kugira ngo kigusigire isomo. Simbashishikarije, sinanabahamagariye kwima abantu lift, mujye muzitanga, ariko nimba hari ikintu ngewe ntajya nkora, niba hari ikintu ngewe ntajya nkora rwose, ntabwo njya nanga lift. Hari n'undi muntu twahuye, se buriya hari mu gitondo ra, hari nka iki gihe Mutabazi yari yagiye mu kazi atinze, hari nko mu saa yine yari yagiye ku kazi atinze, noneho biba ngombwa ko tujyana, noneho nkamugeza nyine ku kazi, turagenda avamo ahantu yaviriyemo. Mu gihe ndi gutunganya intebe ngo ngende, haje umuhungu ngo keca ngo bite, ndambwira ni byiza, ngo wamaye lift, ndamubwira ngiye hano hafi, ngo nta kibazo, ngo niyo yaba ngo kuva hano ukagera ngo kuri ruriya rugo ndi kureba. Mpita numva umutima, ndamubwira kubera ngo nyine ngo basi ngo nishare mu modoka, ndamubwira aho niba ari hari igihangano dore ugezeyo. Ntabwo mbizi imbara ifashe nabi cyangwa iki, ariko nabonaga nta mutima mubi ifite. Noneho hari undi muntu waduciyeho tukiba Karuruma, twari tugeze muri feruje za Nyabugogo tugiye kumva umuntu agiye ku ruhande rwa shoferi, bari bamamagaye, turi muri feruje tugiye kumva, twumva umuntu araje hano gutya, ngo mugannye he, no kumusubiza byaratunaniye, narasetse mana, ngo tugannye. None hari nk'igihe umuntu ahita kuvuga ngo tugende, ntuzi icyerekezo ku mugani umuntu aba agannyemo, aho kugira ngo umubaze ngo mugannye he, uhise wumva ko mwagenda. Njyewe kera ntabwo najyaga nkunda gusaba lift, nabaga ndi kumwe n'umuntu yanasaba lift, nyine kuyisaba umuntu mutaziranye, yayisaba nkumva isoni ziranyishe, nkumva mbuze ikintu mvuga, nkumva tubonye imboga mu menyo, nkumva abonye turi inshinzi, turi inshikore, twarashokonkoye, nahitaga numva dufashe nabi byatari. Ariko tuziranye ufite imodoka, warantwaraga rwose, nabaga naguhamagara nkakubwira ni ko nta na gitanu mfite ngo ngushyikiremo esanse wantwaye, ko tuziranye ufite imodoka. Ariko iyo lift ndakayisaba umuntu nzi, n'ubu nayisaba umuntu nzi, ariko ikintu cyitwa gusaba lift mujye mucyitondera. Buri ushaka kujya mu modoka usanga umugabo ari kwishwanira n'umugore, yarakara yayirenza umuhanda, nawe ukabugiyemo. Lift si nziza, kera bavuga ko lift itera inda, ndabarabuye. Menye iryo jambo ari ubwa mbere ndivuze mu kanwa kanjye. Simbateye inkuru y'ukuntu y'ibintu byo mu muhanda nahuye nabyo bya lift. Dusubire mu kanya, ubu ngiye kwihuta, ndabona biri gutuma ngenda bukeya. Nari ngeze mu Biryogo ngiye gufata agateveri, none nsanze ngo ntayo bafite. Sinzi ukuntu byagenze, ubu ngiye kwimenamo aka ice cream. Utuntu nk'utu nari ndukumbuye kubera kuntu ngabanya ibiro nari naradusezeye, kandi buri tariki 12 z'ukwezi nagomba kurya ice cream, ako regime yari yarakankuyeho. None ubu ndifata nkongera nkakarya, muzajye muza kuri Kigali barista babahe ice cream, babahe teveri, bagira n'ibiryo. Barangire ni mu muhanda uba inyuma yo mu marangi, ahantu hemewe kunyura imodoka.
ni aho ngaho. Byarangiye ego kamvuga gutyo bunyereyeho. Byarangiye nkomeje kugenda burira, simuri kubibona ko bwije. Ahantu mparitse ayo kwambara amarorerwa biranze. Mwakoze rero kureba, ubuse ndayita vlog ariko ni vlog. Mwakoze kureba vlog, Imana ibamere umugisha. Ndi kubategurira ibintu bimeze neza bizajya bibasetsa umunsi ku wundi. Ndabakunda, bye.